niyo mpamvu navuze ngo amakanisa tubabarire yongere yubahishe rutari mbere nta muntu wagaze upfa kuja kuri rutari urabizi kabisa kuja kuri rutari no kuja kurimba abantu bagazagenda bahabatitira none ubu nyine umuntu azi kuja kuri rutari nk'ugiye mu cumba ciwe turi ivyihe ubundi noneho nibwo ngiye kwiheba rero uyu ni umwaka wo kwiheba ntakuriya ntabwo hari hano ivyihebe vyari bitaraza Bwana sifiwe nishimiye kuba mu giterane civyi ubundi jewe kabisa ubundi nari naribuze nje ndicihebe gusa gutwivangamwo ntituza amanyanga wakoraga toka dusigaye tubona ibintu bivugirwa ku gatuti bitari bikwiriye kuvugirwaho so nkibaza abashumba badushumze abayobozi b'amakanisa kubera ikibemerera abantu nk'abariya ko baje ku gatuti bagafata mikro bakaja kuvuga ibintu bidakwiye ikindi profita kubwira abantu ijambo ry'Imana kuko nico tuba twaje kubwira abantu Kristo naho nuza kutubwira abantu baguterese kutubwira ngo uburyo wasohotse ngo ugasanga iminwa yafatanye n'iyindi donc ivyo ngivyo ntaco biri bumfashe musi umugabo umwe yaranterese mureke babwira muri Amerika mugabo w'umupasitori arantereta numva arandembeje ndamubwira ngo naramubwiye ngo hari igitondo kimwe tuzahurira muri Amerika niba ari mu giterane cyangwa mu bukwe cyangwa hehe ariko uzahuri kwigwa ndi kumwe n'umwana w'umukameramene wanje tugiye none ngo dushika kujya dushita dusanga umuvuga butumwa karabwiriza ari barangije kubwira sanga umucuranzi arasohotse ahagaze hanze no sanga akanwa kafatanye n'akandi no namuhamagara umucuranzi uwa munsi naramuhamagara ndamubwira ngo jewe tucurangira habe nuko bigenda gute tucurangira kabucurange natashe ariko nkiri hano nucuranga ndagukoza isoni ariko tucuranga donc hari abantu bahinduye Etienne abantu bakekera hamwe ivyaha handi ko ara nta kibazo donc urabona Etienne uremera yuko umuntu uri muri Kinyozi ashobora kubakorera ivyaha n'umuntu uri muri nkuko n'umuntu wo muri office oya umuntu uri muri korari mu gatuti ni kuko ari abantu bari muri Kinyozi bamenye yuko bagiye gukora akazi bagambiriye amafaranga yo gutunga imiryango gutunga ababyeyi of course hakaba abandi bari hariya bage mu office kandi bajanweyo gusa n'abahaye akazi kubera ko babasambanye hari nabirirwa bazenguruka mu byashara bisanzwe ugasanga bafite ingeso mba abandi bajanwe n'amafaranga ubu nyine byarabaye hari abari mu matorero General arahinza nja muri salo nigeze kuja muri salo ngo amare baninjiza mu kumpa ngo baze kunoza mu mutwe mushike nsanga y'umwana w'umukobwa pese ni bige ngo arashaka kunoza mu mutwe wewe unose mu mutwe wanje uyo umutwe wanje woze hati ni dasohoka none umwana w'umukobwa utazi yari iyo yaraye nivyo abamwo karagukurugukira mu matwi muri bazima ariko cyo gitumaza babwira muragiye muri saro ko barabakurugutura ubwana bw'uburaya bw'ibikenya mutazi yo mwaraye no kugaragara so ntaho bitabera ntaho utobikorera ahubwo wowe ni muntu ki so rero abantu ntibakajajinge ngo bajajingira ahantu kandi kurya uba wishe abantu ubahambitse isura itari nziza ariko ni byiza yuko abantu bamenya guha ibintu agaciro kandi bakamenya ahantu bari donc ku gatuti havugirwe ijambo ry'Imana ibindi naringe kongeraho Etienne ibindi namahugurwa turasaba amakanisa yacu tuzi ibindi bazabongeraho ibingibi byo kuvuga ngo abantu ngo bagomba kwitwara uku namahugurwa mu makanisa haba amahugurwa y'abasore
haba amahugurwa y'abamama, haba amahugurwa y'abapapa, haba amahugurwa nyine none se y'urubyiruko. demu ukiri aho arahugura abandi. Amakanisa yacu menshi abayobozi nabo ubwabo nibo bari ba mbere bari bakwiye guhugurwa. Ni amakanisa avuka mu buryo budasobanutse. Ni amakanisa avukira nko kuri ya maudio twumvise y'igitugu n'intambara. Ni amakanisa ari kubyarwa n'imiryango. Ni amakanisa ari kuvuka kubera ko habonetse mwene wabo uri Amerika, uri Canada, uri Australia, habonetse umuterankunga. Ni amakanisa avuka kubera ko uzi kuririmba cyangwa se uzi kubwiriza, ukamubona umuntu ngenda kubaka ikanisa nzakwishurira inzu nzagira gute, ikanisa rigafunguka. Hanyuma icyo gihe hazahugurana. Je umunsi nakijijwe wa mbere niwo munsi nagize ntamara nkiri umpagani, nta dusonga nagiraga, nta makonyange, nta kintu nagiraga, umubiri wanje inzoga nta akantu munda ngo karashikorayo. Oya, nagaza nkubita ngo primusi mitsingi nkaje gushiramwo nakandi kandi waruhugira kabazo munda se, ariko aho nakirijwe ni midumbi kandi akeka ko izo pointi zose yewe zirandanga. Bene wacu ntako batagize kuntera amabuye, narihebye. Umunsi umwe nari mu nama ya famiye, saba ijambo bararinyima. Perezida w'umuryango ngashira utoki hejuru kugira ngo mvuge, akamanyihorera kandi agaha abahungu nduta, akamuvuga ngo runaka twumva avuga, kagereza kandi ndi muremure, kagereza kugira gutya akamanyihorera. Ndasohoka uwo munsi, nasohotse uwo munsi ndahawe ijambo kandi mfite ibitekerezo. Bana abakobwa n'abahungu muze tugende, akabajana siyashika, akabajana hahandi hari abarwayi basi, abana bagerayo bakikanga, kavuga ati umuntu umeze gutya, kabona umuntu kananutse kahwereye yarapfuye, akabereka akavuga ati nitugera mu rugo turaganira, bakabaha ibyo burya gufasha ibiki bagera mu rugo bite. Bariya mwabonye bakavuga dadi none se bariya babaye iki niki, arababwira ati nta kindi kiriya mu busambanyi bakoze. Bariyandaritse baja gukora sex batarageza, batarashaka, canke bakaja umuhanda nk'indaya bakicuruza. Niko kuriya impamvu mbajana hariya nukugira ngo mwirebe nimba ushaka kumera kuriya, uzaje muri izo ngese. Nimba ushaka kumera mu buzima bwiza, undebereho na mama wawe, turebereho ibyo nzoza nkubwira ari byo bizaza wumva. Ariko nimba ushaka amatwi yawe, nimba ashaka kutumva ibyo nzanga nkubwira nk'umuzi, uzogusurwa mu bandi. Hariya niho tuzogusurira nawe. Twumvisha ukuntu baza batukana, baza batubwira ngo natwe twari nkamwe, abandi ntiyapfuyemo mureba. Abana imitima bari irikanga, baratinya, ku buryo n'umuhungu kumuvugisha akamubwira ati no. Nyine kubera ko muri imaje ye hari icyo umubyeyi yamuremyemo, abihoramo arabwira ati muba abakristo mwitware neza, mwige Imana izoguha umugabo mwiza kubera ko witwaye neza, ubuzima bwiza, ubukire, donc uzabaho aho utazicuza, utazamera nk'hariya. Rero ubuharanire n'abariya ntumva ko bicuza. Kandi izo nyigisho rero urabona nk'iyo message atanze, yes, itandukanye no guhagarara yawe gatutu ubwira abantu ngo ubusambanyi igira mu cyo. Urabona nk'ico hakeneye amahugurwa rero, geste nayo mahugurwa navuga ngo hakeneye amahugurwa, ndetse hakeneye n'amahugurwa yo kubwira abantu bitwa ngo nabavuga butumwa, kumenya ko hari amagambo agomba kuvugirwa hariya n'atagomba kuvugirwa hariya. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mend Mind TV, aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse, namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukana, ikiganiro dukunze kwita gusana ibyangiritse, ariko tukaba tugaruka cyane cyane kuyobokamana.
dore ko ari inkingi ikomeye muri zimwe zigize sosiyete yacu nyamurenge, ariko kandi si yo yonyine, ahubwo ni sosiyete nyafurika muri rusange. Rero mwebwe mwumva Kinyamurenge, Kinyarwanda, Ikirundi, Gihani, Gihangaza, bene wacu bahariya Masisi, Abanyamasisi, Abanyejomba, Abanyabwisha, mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikirana 5 kuri 5 bari ku mugabane wa Afurika, Europe, Amerika, Aziya, Australia ndetse na Canada. Mwese tubahaye ikaze, ni bya Mungu Etienne. Iki kiganiro rero kizaca kuri televiziyo zibiri nk'uko bisanzwe, kuri Mind TV ndetse no kuri Jonathan TV show. Reka n'ubundi twongere tubahe ikaze mu biganiro. Duherukana n'uyu mugabo mu kiganiro cyakurikiranywe n'abantu benshi cyane, komenti nyinshi, abashigika ibyo twakoze n'abanenze ibyo twakoze. Mwana Edem Kojo, rero twongeye kuguha ikaze. Asante sana bwana Etienne. Kuba tugeze rero muri studio, abari kudukurikirana bazi ibitugenza cyane, bamaze kumenya ibitugenza cyane. Bazi yuko twebwe tuba tuje gusana ibyangiritse, kandi tukibanda kuyoboka Imana cyane rwose, cyane ko ariho sosiyete yacu dukunda kubarizwa cyane mu bijyanye na religion. Urebye niyo mpamvu tuba dushaka kugira ngo tubashe kugorora ahantu hatambamye, bitagenda neza bose tube twabisana cyane. Hanyuma reka n'ubundi ngusabe naguha n'ikaze, warusa n'ubuze sinzi ahantu wari uburiye. Muri no minsi abantu bagize urugendo rwinshi, bagize ingendo, bituma natwe dusa nk'ababuze. Tuba tureba neza, duherekeza abantu bagize ingendo bahabaja ahatandukanye, ariko turi no mu bindi shuguri. Of course turi ababyeyi. Uvuze ngo buri guherekeza abagenda muri za shuguri bazinduka ingendo nyinshi, arashobora kwibaza ko byenda nawe ko umuntu aherekeza nawe mu minsi mike ashobora kuba yaherekeza. Naje bamperekeje byaba ari byiza, ariko nje ndacyari hano, ndi hano. Wenda bo byarakunze, ariko nje ntibyakunze. Ariko hari abashitsi bavaga mu kindi gihugu twagendaga twakira, tuba biza. Ariko kandi urabizi ko turi n'ababyeyi, hari ishuguri nyine zo gushugikira famiye, abana ku ishuri, bigatuma rimwe na rimwe tubura, ariko turahari bwana Etienne. Hanyuma rero kandi ubundi tuzo gusaba wibwire abadukurikirana. Wenda benshi bamaze kumenya cyangwa se bamaze kumbona kenshi kuri kamera. Nitwa Edem Kojo, ka kazina nyine kagatazirano mugani w'abarundi, ariko amazina nitwa Eric Nkunda abantu. Ndi umusegege, of course ndi umunyamurenge, murara wanje ni umusegege, na iwacu hari ku Ndondo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Bwana Edem Kojo, yes. Reka duhite twinjira mu kiganiro nyirizina. Turahera mu kiganiro cy'ubushize twakoranye, naho twarimo dusana ibyangiritse, twibanda ku bavuga butumwa. Yes. Tugenda tureba impamvu abantu basigaye bajya kuvuga ubutumwa, abo kugira ngo baje kubwira abantu Kristo, bakaja kwivuga no kwitaka, kuja kuvuga abadayimoni n'ibindi bintu bidakwiriye. Aho twagiye tugarura amavideo amwe agaragaza bitagenda, ariko abantu benshi bagiye babinenga, baravuga abanyamakuru ibi bintu mwagiyemo ko murashira abantu hanze. Ikindi mwibwiza abacamanza, ikindi mwari mukwiye kubegera mukabasanga, kandi n'ibintu biba byabereye kuri social media, kandi tugacaha kuri social media. Wewe ubwawe nk'umuntu wari mu kiganiro, ni nk'ayahe makompora cyangwa se feedback zigiye zikakaye wagiye zikugeraho? Twagiye tubona ama message menshi, cyangwa se comment nyinshi, twagiye duhura n'abantu na bamwe. Ni byiza ko burya comment ngenda nazikunda, comment ko zaba ziri kose ndazikunda, kubera ko wenda hari abaza bakugaya, hakaba n'abandi bazagushima. Benshi bashimye cyane, ariko burya nunagaya cyangwa se nunashima, ushime uvuge ngo nge icyo nashimye nuko wavuze iki niki, nagishimye. Nunagaye uvuge ngo nge nagaye iki niki,
byari bikwiriye kumera gutya, ariko ukabona hari n'abantu bagaye, ukabona n'ama emotion yabakoresheje n'abafana babo bantu vraiment. Kandi burya reka nkubwize ukuri Etienne, umuntu aba yiyanitse wenyine. Iyo wiyanitse wenyine sinzi rero, kuko ubu nyine social media irahari, ni media niyo ibitwereka, kuko ntawe uba uri kumwe nawe. None se umuntu uzabona ukurikire ibintu yavuze ari wo wavuze ibitari byo, numuvuga uvuge ngo donc wamwinjiriye kandi atari byo, kandi byaciye kuri kamera n'ibindi kuri kamera n'ubundi bose baba babibonye. Noneho wowe waza kubisesengura ngo ubashize hanze kandi umuntu ari wowe wishize hanze. Ikindi kandi buriya gufata byenda ibintu byabereye mu rwihisho bikaza muri media, icyo gihe nicyo gihe haba habaye amakosa. Birumvikana donc abantu iyo habaye ibintu biri mu rwihisho, hari igihe tuba dufite n'amakuru, ariko kubera ko bitaciye kuri kamera, hari igihe tuba dufite amakuru, ariko kubera ko nta mpamvu yo kuyashiraho, kuko ayo nyine ariyo bene nyirayo ntibara Yesu ngo bayashire ku mugaragaro. Kubera iyo mpamvu rero nta mpamvu yo kubivuga, ariko umunsi babishize ku mugaragaro birumvikana, bonyine nibabizana hanze, of course natwe tuzagira icyo tubivugaho, natwe tuzabanika mugani wa muhungu, tuzabavuga, kuko nibizaba ari byiza tuzavuga bano bantu ibyiza byabo, kubera ko bakoze ibintu byiza, cyangwa se bafashije, cyangwa se bavuze ibintu byiza. Ariko kandi nimba ari bibi tuzabica, nk'uko ikiganiro cyacu twacise gusa n'ibyangiritse, kandi muyobokamana cyane rwose. Ukiraho rero hari benshi bashimye ibiganiro twakoze, turavuga mu by'ukuri bizi igihe byari bikwiriye, kandi buri iyo tuvuze ibitagenda nuko tuba twashimye ibyiza. Yego, ibyinshi turabishima, hariho ababikora neza bavuga ubutumwa uko bwari bukwiriye, ariko hari n'abagera hariya ku gatuti bakavuga ubusa, reka tubivuge gutyo, ugasanga ibyo bari kuvuga kenshi ntibyubaka, ni ibintu biri aho ngaho gusa by'amapapirano. Etienne, iki kintu nari nkirwaye cyane, ngiye mfite umubabaro w'amakanisa yacu uteye gute. Urabona muri no misi n'ubusabe nje nosaba kwanza, dusigaye tubona ibintu bivugirwa ku gatuti bitari bikwiriye kuvugirwaho. So nkibaza abashumba badushumbye, abayobozi b'amakanisa, kubera ikibemerera abantu nk'abariya ko baje ku gatuti bagafata mikoro bakaja kuvuga ibintu bidakwiye, kubera ko hamaze gucicikana. Urebye ni social media nyine, hamaze gucicikana amavideo menshi cyane y'abantu bagenda bakavuga, donc bakavuga ibintu bidagakwiriye kuvugirwa hariya, kuko hari ibintu byagakwiriye kuvuga ngo tubivugire hirya, harakaba n'ibindi byagakwiriye kuvuga, guhamagara umuntu ukamubwira ati jewe wa muntu we, kubera iyi mpamvu ntuzongere kumpamagara, ndakwiyamye ibi n'ibi, ariko si ngombwa ngo uzubivugire ku gatuti. Uyu muntu yankoreye gutya, uyu muntu yangize gutya, nabonye bino bintu, numara kubibona uze kubivugira hariya ku gatuti. Nanone kugira ngo uzoze gutubwire n'uwo muntu ko wahisemo kubivuga, kuko nimuvuga ngo ukaza kutubwira amakuru, donc hari ibintu bimwe, urabona Etienne, hari ibintu bimwe by'amakuru, sibyo, woza ukatubwira amakuru, ariko hariya ku gatuti kwitanga imfashanyigisho, ushobora gutanga story iri butumwe ifasha abantu, gutanga. Ariko abenshi bagatwara umwanya, amasaha n'amasaha, ni ukuri ijambo ry'Imana ritarasomwa, subject yarakuriye kuvugaho ntayivuge, akarinda arangiza. Ariko nibyo abantu bakeneye demo, ariko demo koje abantu kenshi usanga habe no muri za social media, ibintu cyane cyane haba mu bavuga butumwa, wa muntu ufite ijambo ry'umwimerere uri kuvuga ijambo ko ryari rikwiye kuvugwa, bavuga ko asinziriza. Ubu nyine mu idini hakenewe abantu bifitemo somehow comedy, bavuga ibintu bisekeje, bavuga actuality, batinda ku myambarire, ku migendere, tuno tuntu nyine twa social life.
izo ngibyo ni abatarasobanukirwa no kutamenya ariko burya ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura ni ukuvuga ngo igihe ukirebera ku bintu runaka ukirebera ku kintu runaka ari aho twigeze kugenda reka mbivuge twasohokanye na timu yacu ya Gisubizo noneho urabona izi video ama video twasohoye y'indirimbo bisanzwe twa twagiye muri studio ni naje urebye ni nkaho ari naje yavuze kuko narimo kuri piano ndi gucuranga nari nambaye ingofero arangiza iwe ari totomba n'umu apotre aravuga ngo ni gute ngo twari kumugisha inama iyo tuje gusora ama video ngo ni gute abantu baje gutanga ubutumwa ngo bambaye amasapo so mpita shakisha ubutumwa buri ku isapo donc isomo cyangwa ubutumwa isapo yanje yamuhaye ndabubura nuvuga ngo ntiyakurikiranye indirimbo ntiyumvisha indirimbo ibyo twaririmbye abandi banejejwe n'amagambo ariko iwe comment yiwe yasigaye hehe ku ngofero urumva nk'icyo kintu yasigaye ku isapo itagize ikivuze donc ni umurimbo ariko isapu tugiye mu muco byenda wacu wa kinyamurenge tukongera tukajya no mu muco w'abafaransa nk'abantu bakuriye mu bihugu by'abafaransa isapu hari ahantu itambarwa ugiye gufungura kirazira kuba wakwambara ingofero ugeze mu itorero kirazira kuba wambara ingofero ugeze ku babyeyi cyangwa abantu bubashe ku bayobozi runaka kirazira kubagera imbere wambaye ingofero yego rwose so biciye muri iyo circumstances ibyenda uburyo yabivuzemo dushingiye kuri ibyo bintu abongereza bo nta kibazo waba ufite dread ku mutwe waba wambaye ingofero waba wambaye ikabutura ntacyo bivuze uraza mu ikanisa ugacuranga ukabwiriza Etienne aho ngaho ni mu muco kandi sometimes tugomba gutandukanya umuco n'ikanisa sibyo donc nimba mu muco naje ndabizi yuko nambaye ingofero ngahura n'abantu bakuru nkaje kubaramutsa wikuramo nyikuramo none ibaze mu nzu y'Imana sibyo noneho nagiye muri studio nta nubwo hari mu itorero yari muri studio niho twari tugiye gusohora iyi ndirimbo so sinumva koze iri mu ngofero ndahantu kuko ni umurimbo kuko none si iyo ngira karuvati nkayambara iyo ngira niki nkayambara kuko niyo ngira ikabutura nari kuyambara kandi na sandare rwose kubera ko ntacyo byari bitwaye kuko naje nzaja mu ikanisa hano mu ikanisa iyo ngiyeyo nta sapo nza ngenda nambaye sibyo nari nza ahantu ndi so ariko kugira ngo uzatinde nanone nubwo noja mu ikanisa tumaze kumenya donc tumaze kumenya agaciro navuga ngo kijambo twasanze ijambo ritaba cyangwa se ubutumwa kuko ugiye kurebera ubutumwa mu bintu runaka fizikare gutya ni ukuri abantu bakumva ubutumwa ni bakeya sibyo so rero njyewe target yanje sinde buriya muntu ngo yambaye dread afite dread yambaye ikabutura yambaye iki body kuko nabonaga ari abatipe yambaye ikabutura akarabwiriza yarize yanezerewe akaravuga amagambo meza yo gukiza none nje gutinda ku ikabutura ngomba gutinda kuri cya kintu hasohora nuvuga ngo rero tugomba kureba kure kubera ko iyi si ahantu yahituganisha Etienne ntago wambwira ubu nyine ngo ugiye ku myambarire n'ibindi nta kintu wakumva hanyuma demo tugiye byenda kuri uyu munsi wa none nkuko twagiye tubivuga twagiye dukora ku bintu byinshi tumaze kugenda dusana twahereye ku makimbirane ari mu matorero aho abantu bari bageze ku rwego rwo kugenda bafungishanya hari n'ikiganiro twaje gukora dusa nk'abatinze kugishiraho bisa nk'igitaye igihe tuzanagisubiramo cyavugaga cyane cyane ku baterankunga cyangwa se abasponsa kenshi bafite uruhare mu macakubiri abera mu matorero nacyo tuzagitegure vuba twongere tugikore twaje no kuvuga ku ivugabutumwa tuvuga ko bari bakwiye kugira ibyo bakosora hari amagambo amwe namwe bagomba kumenya ko bari mu matorero hari ababyeyi hari abana
bakamenya ibyo bagomba kuvuga n'ibyo bagomba kureka. Rero kuri none mu minsi myinshi warugize hanze aha ngaha, urabona ari uruhe rwego rero tugomba gusana kuri none? Etienne urakoze. Hari byinshi bigomba gusana. Ni ukuvuga ngo duhereye ku mivugire abantu bavugira mu ikanisa, duhereye ku bavugabutumwa batubwiriza mu makanisa, hari hakwiye kuba kuvugurura, ndetse n'abo baterankunga bamenye icyo bashinzwe. Ntabwo ari ugucamo amakanisa, ahubwo ni ukuyubaka. Nigeze kumva mu kandi kanya ari akodiyo numvishe, birababaje cyane. Birababaje. Ubu nyine abantu amakanisa barashaka kuyagira ay'imiryango, kuvuga ngo umuntu uko arahamagariza umuryango wabo ngo nibaze ngo bakurikire cyangwa se baze bubake itorero. Ni ukuvuga ngo ni ukuri, si itorero bagiye kubaka, ahubwo bagiye kubaka umuryango, bawubakire mu itorero. Narimo numva abavuga ngo hari ijambo yakoresheje ngibazaho, kubwira abandi bantu bari mu yandi matorero bene wabo, arababwira ngo nibave ibuzimu baje umuntu. Noneho ndeba umusita uri muri Grace, ari muri Grace ni ukuvuga ngo ari ibuzimu, ntabwo ari umuntu. Nuvuga ngo iryo kanisa ryabo noneho niryo arigize iryera, ayandi yo arayarimbuye. Ni amakanisa donc nyine atariho, si amakanisa mbese. So urumva rero birababaje kuba amakanisa agiye kuba ay'imiryango. Ariko kandi bwana Demu, tukiri aho ngaho, nkuriya muntu twumva na audio yagiye atanga, yahaga abantu kuri we yasaga nkaho yizeye, avuga rwose n'ibimvuze bigumaha. Urumva yabivugiraga mu muryango, ndiyo byaje kujya hanze n'ibitekerezo bye, no kutamenya social media. Ariko kandi mu bundi buryo yatangaga ibitekerezo bye uko abyumva, ndetse tutanarebera mu jisho cyangwa se mu cyegeranyo mbonera cy'umurara cyangwa cy'ubwoko muri rusange. N'ibitekerezo bye bitagizwemo uruhare n'umuryango. Ntubona Etienne, ejo nigeze kubona umupasiteri umwe ngo ni Karege ari kuvuga ngo iyi mikoro y'ingiyi, iyi mikoro bari mu gufatira mu ikanisa, ni nkaho yabaye igipimo cya bamwe cy'ubwenge, cyuko tuzaza tureba abantu bamwe ubwenge, donc izo zidupimira yonyine twereka umuntu ufite ubwenge. Ikindi, iyi social media ni ububiko, kandi tutirengagije yuko tubona ukuntu jewe mu rugero ubu nyine habaye amacakubiri mu miryango, habaye amacakubiri no mu bantu bavukana, sibyo? Uriya ashobora kuba yayitanze ari n'ama emotion nishaka yumva ko abantu bari busare bakava mu makanisa kandi bakagira, ariko ntiyibagirwe yuko hashobora kuba hari umusita utamwumva. Dushaka tureke gukoresha kubera ko wenda imiraraparze muze kutubabarira ko twatugakoresheje ntitwongera kugakoresha, byenda gukoresha izina umurara we. Yes, umurara we. Uburyo bumwe n'abakomoka muri uwo murara benshi bababaye kubera biriya yavuze, kandi abivuga mu izina ry'ubwoko. Zagiye kandi hanze, zagiye hanze, kandi ni ukuvuga ngo uwo murara nta ruhare wabigize rwose pe. Umurara nta kibazo, impamvu ndi kuvuga ikosa ryahabaye ni mu gihe yabitanze haburamo abafata abantu. Iyo atavuga ahubwo ngo abasita, ahubwo akavuga wenda agashaka umundi buryo abivugamo, ariko already yatanze, agakoresha nk'aka gaterume kakagarase. ni ukuvuga ngo already yisandaje, yimenye inda, arabivuga. Niyo mpamvu rero wenda nanje I'm sorry kuba mvuga, kuko already yabivuze ko ari abasita, ari kanisa ryabo, kuko birababaje kuba rigiye kuba ikanisa cyangwa ashaka ko ndagira ngo nta nubwo yavuze ko ari kanisa ryabo, ahubwo ko ari gushigikira pasiteri wabo, usa nkaho ngo imiryango mitoya kandi nta muryango uruta undi. Ariko bene kiriya yakagikoze inbox, kubera ko ubu nyine social media nicyo nashaka kuvuga ngo tumenye gukoresha social media, tumenye yuko
social media nta banga igira, kabisa nta banga igira ni kuri bose babireba kabisa. Nuvuga ngo rero uzaza utakantu ugasange hanze. Nuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo yabikoze azi koko hari abari mu bikira ibanga, ariko kandi ntago ashobora kuba atumvikana na bamwe, wenda bamwumvisha n'abagahita bagasakaza nyine kubera ko abo yabwiraga n'ubundi kandi uko ntibamushigikiye, nibo bagatanze kandi ntibamushigikiye mu zo yavuze. Hanyuma n'ubundi tukiri aho Bwana Demu, ibi ngibi byo uyu mwuka wo kumva ko amakanisa agomba kuba umuryango, ibi bintu byo kuko byari bikwiriye. Ibi bintu byinshi, ibi bintu twigeze kubivuga kera nimba ubyibuza mu biganiro twakoze, turavuga ngo ubu nyine amakanisa yabaye ay'imiryango, noneho biragaragaye batangiye no kubivuga. Turavuga ngo umuntu ari mu gukangurira akamagenda agakangurira akavuga ngo Etienne yafunguye ikanisa, Etienne ntawe utakuzi kuri umugorora, ubwo wafunguye ikanisa reka mbwira abagorora bose bagire gute bazi. Ni ukuvuga ngo already urashaka gufungura ikanisa ry'abagorora, si ikanisa ry'Imana, ni abagorora uzoba ugiye kubwiriza. Ariko umuntu ufite umuhamagaro cyangwa se umutwaro aza afungura ikanisa akavuga ngo nje ngiye gufungura ikanisa, ntareba ubwoko runaka, ntareba umurara runaka, haba huzuyemo abanyakenya hakuzuramo iki, uwo muntu aba afite umutwaro. Cyangwa se nubwo haba huzuye abanyamurenge, ariko akamenya yuko atagiye ngo asansibirize abantu mu muryango. Hanyuma ku bantu bakoresha social media mu buryo byenda navuga nyuma yo kuvuga ibyo bavuze, ibyo bakoze, sometimes hakaba hazamo kwicuza cyangwa gusanga nyine bibatesheje agaciro, bitumye abatari babazi babamenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, birabasuzuguje, bibaremeye abanzi. Ni gute bari bakwiye kwitwara kuri iyi social media kugira ngo abakurikirana Mind TV bamenye media n'igihe turimo, bamenye n'uburyo bitwara, bamenye n'uburyo bagomba kugira icyo bavuga? Nk'uko twabivuze, twavuze yuko social media nta banga, ni wazi, ibanga ni ukwifata. Ni ukuvuga ngo rero nta n'ikindi, ni ukumenya uburyo dukoresha social media. Urabona n'ibintu byose byagiye bije hanze, ni ukwikoresha nabi. Amafoto ushobora kuba warabonye y'abantu bitwaye nabi, biyandaritse bonyine, of course ni social media. Ntiwubwira ngo uraje ahantu ugire gutya, umbwire gutya ngo ni gutya, urayibika cyangwa se wa muntu akayibika, anytime azagushira hanze. Kandi igitangaje, iyo ifoto cyangwa video imwe igiye hanze, n'izindi zose bari barazibitse, n'abandi bari barabitse n'izindi zose ahubwo n'ejo nabonye iyindi. hanyuma Bwana Demu, kuri none rero mwivugabutumwa n'ubundi niho twari tukiri, hari abantu bagiye bababara, ariko se ni nk'ibihe bindi, izindi update cyangwa se izindi videos ziri kugenda zisirikira hanze aha ngaha, ubona nazo bari bakwiye kwikosora? Yego, zirahari. Donc nubona ubundi profi nk'umuntu ukunda agatuti, umuntu wese mbanze mpe conseil, umuntu wese ukunda agatuti, nubona profi yo gufata mikoro yibyaza umusaruro, nibyo Evangeliste Gapapa kandi akunda kuvuga, ubibyazamo umusaruro, uhiteremo udufraze twiza dufasha abantu tububaka. Ariko nufata mikoro ukaja kuvuga ibintu donc bihabanye, bitari bwubaka abantu, urede uzaba wenyine uri kwisenya. Urambwira ngo nabonye hari akavido k'umusore umwe, niyo mpamvu navuze ngo amakanisa tubabarire, yongere yubahishe rutari. Mbere nta muntu wagaze upfa kuja kuri rutari, urabizi kabisa, kuja kuri rutari no kuja kurimba abantu bagazagenda bahabatitira. None ubu nyine umuntu azi kuja kuri rutari nk'ugiye mu cyumba ciwe ukahavugira ivyo ukeneye, baguhaye umwanya wo kwigisha, baguhaye umwanya wo kubwiriza realite. Numara
cyangwa se ufashe mikoro nimba ugiye gutanga komantere wamutangira kuvuga ngo njewe ngo nije uzawumva umuziki ngo nije ngo iki ukama wumva umuntu karabwira abandi mu ikanisa harimo abantu bamuruta ngo toka iryo jambo kuravuga ngo atoke mu ikanisa ari iryanje ndetse niba ari mu kurwana ari iryanje ndi pasiteri kuzongera ntagukubitiye aho imbere kuzongera kurigeramo tiwozongera no gukandagiramo ikanisa ganirwa donc reka nkubwize ukuri Etienne n'uburere sibyo n'ukuri kw'Imana n'uburere bwonyine burakenewe amakanisa mutubabarire murera abana bakiri batoya muri Sunday school ni nako Bibiliya ivuga ngo mumenyereze mutoza abana inzira bazanyuramo yego kabisa kubera ko bazarinda basaza bakinyuramo n'ukuri niba turerera abana bakiri batoya muri Sunday school kugira ngo bakure mu biganza cyangwa se bakurire none se nk'umwana mutoya uhawumva biriya bintu urambwira ngo warakura ameze gute abashumba nibongere bubahishe agatuti rutari bayubahishe tihagira umuntu uja biri kuntangaza amakanisa y'ubunyine abashumba bayoboye kuba bemera bari abantu ariko babayeho mu bwoba kubera ko cyane cyane dukunze kubikurikirana usanga itsinda ry'abayumbe rifite ibiro mu buryo n'abashumba badashobora kuba bari managing abayumbe nabo ubwabo nibagira abandi nama kuko bose siko bapfuye hari abazima nibagira abandi nama sibyo nimba Etienne je nawe dukorana muri no muri ibiganiro cyangwa se muri ntuze y'ubunyamakuru nimba hari icyo ubona jewe cyakubangamira kigatuma ngutukisha uraza umbwire ngo yewe turi muri ntuze imwe muri kampani imwe none aho kugira ngo uzatugire gutya ihangane witware muri ubu buryo kumwe n'umwana w'umukameramene waje tugiye none ngo dushika kujya dushita dusanga umuvuga butumwa karabwiriza bari barangije kugira sanga umucuranzi arasohotse ahagaze hanze none sanga kanwa kafatanye n'akandi none namuhamagara umucuranzi wa munsi naramuhamagara ndamubwira ngo jewe tucurangira habe nuko bigenda gute tucurangira kabucurange natashe ariko nkiri hano nucuranga ndagukoza isoni ariko tucuranga kuba nakwiboneye nta wundi muntu wambwe namasanga akanwa kometanye umucuranzi batumiye mu giterane hari agitengera no namubwira ndese uracacuranze cyangwa ugiye gutaha ibyo kuri yaraye agenda ijoro yaraye mu gitaramo naramubwiye ngo pimbe gucuranga gukora kuri sente ikindi profita kubwira abantu ijambo ry'Imana kuko nicyo tuba twaje kubwira abantu Kristo naho nuza kutubwira abantu baguterese kutubwira ngo uburyo wasohotse ngo ugasanga iminwa yafatanye n'iyindi donc ivyo ngivyo ntacyo biri bumfashe none ntabwo byaba ari mu nzira imwe yo kuba yacaha dufata urugero nyine asanze iminwa yafatanye akabivugira ku gatuti ntabwo byenda bari gucaha iyo yegera wa mucuranzi na wa mukobwa reka mbivuge gutyo kuko ari byo ni ibintu byasohotse ko ndavuga ibintu byawe akababwira ngo muze hano ibi bintu ni bibi kuko n'ubwa mbere yari ababonye iyo ambwira ngo n'ubwa mbere n'ubwa kabiri bwa gatatu n'ubwa mbere yari ababonye akabwira ati wa mucuranzi we uzi ukora uno murimo sibyo uzi udufasha muri ibi kandi burya guhana no guhanura ntabwo ushobora guhanura washizemo ama emotion yo kwirukana umuntu ngo mbese ukuntu wabonaga ibintu yarimo avuga yuko ni nkaho yaza ashaka kumukanga urabona kibyiza sibyo Etienne umuntu waguye ntago umuhanisha cyangwa se ntago umubwirira donc kumucaha mbese kumwirukana kumuha satani ahubwo uramwiyegereza urushirizaho kumugira inshuti ukamuganiriza kugira ngo umwereke inzira nziza ukamubwira aho wakoshe naha aho wibesheho naha sibyo ariko iwe
agaragaza yuko ibyo bakoze ari nk'igitangaza. Yego si byo si byiza, ariko kandi yari kubegera aho akamubwira kugira ngo wenda usubire gucuranga, turi hano, sibyo? Ikintu wakoze si cyiza, donc wumve ko umutima wawe utakoze ikintu cyiza kugira ngo wongere usubire ku gatuti uducurangire. None nka kuri yaravuze ngo ni umucuranzi wari watumiwe mu giterane Kitengera, nuvuga ngo abari muri icyo giterane bose icyambere abamushize ku karubanda. Yego cyane nuko abari muri icyo gitaramo cyose bahise bamumenye. Yes. Aho ngaho icyambere haba hatarimo kubika ibanga, ndiyo ntibikwiriye kandi ataramuganisha, kandi nta nubwo bikwiriye kujyana abantu ku karubanda. Ni ukuri yamuganiza, aremye urwango hagati nawe, aho bazahurira hose ntibazongera kuvugana, ntibazumvikana, habayemo kera bariyeri cyane. Undi kandi undi nawe buriya ashobora no kumusebya nawe ukundi mu bundi buryo, ashobora kuvudukira ariko kuva hari n'abagenda basubizanya. None ntiwabibuze, hari n'abagenda basubizanya, uko ubona ejo nawe agize gutya akamusubiza. Kuri habeho urukundo, ikintu cyose habeho kugirira mwene si shaka. Nimba Etienne wamfatiye mu cyuho runaka, before yuko unashira hanze, banza unganize. None dufata urugero bwana Dema, dufata urugero byenda umuntu n'umuvuga butumwa agiye gutanga ubuhamya, kandi buriya baravuga ngo ubuhamya buza buhindura umuntu kuruta amagambo, buhindura umuntu 60%. Umuntu agatanga ubuhamya ko hariho abashumba bateresa abakristo, kandi ibyo bintu biravugwa, birahari cyane rwose. Hanyuma mu nyigisho yawe ukabivuga ugambiriye gucaha abari muri izo ngeso mbi, ubuciye nk'amabere. Musi umugabo umwe yaranterese, mureke babwire muri Amerika, umugabo w'umupasitori arantereta, numva arandembeje. Ndamubwira ngo naramubwiye ngo hari igitondo kimwe tuzahurira muri Amerika, niba ari mu giterane cyangwa mu bukwe cyangwa hehe, ariko uzaburi kwigwa, kandi uzaburi kwigwa nta jambo na rimwe kubwiye, ariko igitondo kimwe tuzicarana. Ndamubwira ngo iyo umuntu ari kumwivuga umiko, ntaba ari hasi kandi ntaba ari hejuru. Ubuhaye ugira gute? Ubuhaye urereta unagana. Ndamubwira ngo ndiwikije nubwo wibwira kuko washitse, ariko kuranagana turashika. Ngira amagambo ameze nka Yesu iyo nanezerewe, kandi iyo numvise ko ikintu kico Yesu niwe wagiraga ibikuta bimeze gutyo. Ndamubaza ngo asugira abana bangahe, arambwira ngo ndashingiye mfite abakazana n'abanini. Ndamubwira ngo nanibwire, aranibwira. Ndamubwira ngo sinkuzi kandi namumenye. Ndamubwira ngo washakira umwanya tukaganira, arambwira ngo iwe ayishimira kuko tuzoganira, atazi kuko jewe ngiye kumubomba. Nukuri kw'Imana namuteye amabomba, ndashauta amabomba, umugabo araraba. Ndamubwira ngo nimba uri uwo gufa urafa, kandi nimba uri uwo gukira urakira. Ndamubwira ngo bamusi narakubwiye ngo sinakumenye ariko narakumenye, kandi namamubwira pasiteri wacu umwe wiriya ruguru tavuze, yari pasiteri wacu ni mukuru wiwe. Ndamubwira ngo se tuvukana na pasiteri wacu naka, arawera tikujya naze kukubwira ariko nari nakumenye, aragutoye yabe nikigaraho wari uba ndahazi. Biterwa n'uburyo yabivuze, hari uburyo ugomba kubivugamo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mbere yuko uja gutanga ikintu cyangwa uvuga ikintu, urabanza ugatekereza, ese nimba ivuga muri ubu buryo biragenda gute? Nimba ivuga muri ubu buryo, kuriya nawe yamenya amavuta, yamenya amavuta, kuko wibuke ko ari n'umukobwa kandi ukuze, sibyo? Rero kugira ngo aje kuvuga ngo hari umugabo ngo n'ukuri kw'Imana. None reka nkubwire Etienne, ubu nyine abagore bose bari hano n'abakobwa baje na hano kuri Mendi Mind cyangwa kuri Jonathan TV show cyangwa handi, bakavuga abantu babatereta n'ibihumbi sasa, ariko bahisemo guceceka kuko twigeze gukorana na Nyamujareti ikiganiro, aravuga ngo ikintu kirimo kumutangaza ngo no kubona
ngo abagabo ngo nabo nka ba sekuru ngo barimo kugenda batereta abana b'impinja. none ibyo ni ukuvuga ngo bigaragare Nyamujere two yavuze, haza n'undi akabivuga, haza n'abagore bakabivuga. na unity of church ni byinshi biri unity of the church bakunze kubikoraho. Ejo bundi twakoranye ikiganiro, yes, bavuga ko abungeri bari bashinzwe kurinda umukumbi, ariko ikibabaje kuri none nibo basigaye barya intama. urumva icyo kintu. ni ukuvuga ngo rero twese cyangwa se hari n'abagabo bateretwa n'abagore, hari abagabo bazengerejwe n'abagore cyangwa n'abakobwa. icyo cyo ntugitindeho. nk'uwo mugabo kandi ashobora kuba azahabwa agatuti hariya, ariko akareba igifite umumaro niki. igifite umumaro ni ukugeza ubutumwa muri aba bantu, kubabwira ko banterese nta mumaro. reka ikindi, hari seminari twigeze kubamo y'abakoreya, hazamo umugore w'umutanzaniya mupasiteri ari guhugura abagore, arababwira ngo mureke mbabwize ukuri, ari kubabwira hejuru y'uburyo bagomba kwirinda kuzajya bafata amatelefone y'abagabo. arababwira ngo uku mw'abagore mwe mufite abagabo bifuzwa n'abandi bagore cyane, kandi ugasanga ni umupasiteri umugabo wawe arabwiriza ko akunda abwiriza, undi we karamureba mu yindi shusho yamukunze. kurumva then aratangira muterete, pasiteri umeze gute, umeze neza pasiteri, nkohereje ituro pasiteri, kumbe ari inzira zo kugira gute, zo kumutereta. sibyo? ngahibaze nk'abo bapasiteri babifashe bakabishira donke ku karubanda, bakavuga ati twe turamazwe turaterezwa, nta mumaro. twobyumva nyine ko bahaba batereta, twobyumva ko babamereye nabi, ariko kandi ntacyo zodufasha. ahubwo tubwire numare wowe ugenda urwane ruriya rugamba, kuko n'ubundi nubitubwira nti tugufasha kururwana, uraza ubitubwire n'ubundi haraza undi aguterete. nigeze kuja umuntu umwe yarambiye ngo tuje muri sauna, sinari nzi sauna icyo aricyo. Tanze sauna niki naho nuko bazi tugende tuje kwareba, turagiye ndaharungurutse ecitse baze ni kwa shitani, habamwe dutara tw'umwijima, tiworo hubona undi muntu arambwira taho teze tuniramo gute, ati turagenda hariya tuze kwihindura twambara agatenge, ni agatenge nyine koroheje, ati nitumara twinjiyemo. ese iyi sauna ni y'abagabo? hati yo noya n'abagore. tugira abantu b'abakristo bazaja muri sauna, tibariho bariho benshi, mukagira ngo dufite abantu n'abagore bihuhuta. ndakavuze. hanyuma sedem ibintu bijyanye no kuba turi mu mishasha, yes, turi muri tekinoloji, hari ibintu turimo bitabaga iwacu, hanyuma nabyo bikaba byagera ku gatuti, nabyo dukunze kugenda tubibona. hari ibyagiye bivugwaho nka za sauna, bya saro, ibindi nk'ibyo, kandi ibyo ngibyo ni actualite y'ahantu abantu bari, ntiwaje mu murenge ubihasanga, ariko kandi turi mu mishasha. ibihari byose bitari iwacu biba bigomba kuba bihinduka icyaha. oya, si icyaha, si icyaha, kubera ko kuri we, kubera ko yacise icyaha, ni icyaha kuri we, ariko ku muntu utacise icyaha si icyaha, kuko kurira muri sauna nta cyaha kirimo. kuja muri salo bakakogosha, bakakoza mu mutwe, bakakumasa, kugira ngo utagendana imisatsi, rwose nta cyaha kirimo. kubera ko niyo mpamvu nkubwira ngo isi turimo, isi ubu nyine turimo, wowe yigendanemo n'ubwenge no kuba makini no kumenya uburyo ugomba kuyitwaramo. nubona iki kintu kikubangamiye kireke, tuje muri sauna, kuragendera miki muri sauna, hari wagutwayemo ku mbaraga, ariko nkanje jewe tugende byenda rwose nje zanyijamo, warwaye gripe
ikiza gripe Icya igukuraho kabiri, umwanda ikura umwanda mwinshi mu mubiri mu mubiri rwose kubera ukoga ko- ariko siko urebye uburyo uvuye muri sauna umwanda uza ukuvaho Ico ni icyuya ikintu- utakaza icyuya utakaza imyunyu n'isukari uba Yeah. utakaje mu mubiri donc ikindi hari amasauna amwe donc agize fata nka hano muri hari Kenya amasauna amwe agenewe abagore oya abandi- biterwa n'ibihugu yego nyine. urabona nka hano Kenya Yeah, kirazira ikaziririzwa nta sauna y'abagabo ushobora gusanga harimo abagore rwose ariko iyo ugeze byenda nko mu Rwanda n'ahandi usanga sauna abantu bose barava ariko nk'uko wasanga na wenda naho zihari wenda hariya wenda simbizi bagira, igenda wasanga ariko donc ikintu wowe ubona ko kikubangamiye ntukagicaye kubera ko wenda undi kiramunezeza kandi ntihagire icyo kimutwara kandi nta kibakoreramo kandi ikindi usanga ari dufata urugero nko mu masaro yego hari abakobwa babo bahakora cyane ni imirimo itunze ba nyina Rwose, na base rwose ni serivisi kubera ko nyine ibintu kubera nyine tekinoloji n'aho isi igeze dufata urugero ku bantu babyibushe cyane ntashobora no kunama yice inzara ntibibaho biramusaba ko aje muri salo n'ubundi ni wa mwana Cyane, w'umukobwa cyane. cyangwa nimba ari umugore ni wa mwana w'umuhungu uri cyane bumuce rwose inzara icyo gihe iyo actualite y'aho turi n'ibirimo kuhabera ibyo ngibyo byo byagenda gute mu idini ibyo byari bikwiye kuza ku gatuti General arahinza nja muri salo nigeze kuja muri salo ngo amare baninjiza mu kumba ngo baze kunoza mu mutwe nshike nsanga y'umwana w'umukobwa pese ni biki ngo arashaka kunoza mu mutwe wewe unose mu mutwe wanje uyo mu mutwe wanje wazo hati ni dasohoka none umwana w'umukobwa utazi yari iyo yaraye nibyo abamwo karagukurugutura mu matwi muri bazima ariko cyo gituma ndababwira muragiye muri saro ko barabakurugutura ubwana bw'uburaya bw'ibikenya mutazi iyo mwaraye no kugaragagira gute ariko isi yaradufashe yemwe isi umuntu w'umugabo aragiye ngo ajya akama aryama gutya ngo ntibibaho kubera ko donc hari abantu bahinduye Etienne abantu bakekera hamwe ibyaha handi barahagatagatifu mbese bahagira ko ari nta kibazo donc urabona Etienne uremera yuko umuntu uri muri Kinyozi ashobora kubakorera ibyaha n'umuntu uri muri nkuko n'umuntu wo muri office oya umuntu uri muri korari mu gatuti nyine reka ndebe umuntu wenda kuko baravuga ati umuntu ukora muri office runaka nko kuri reception cyangwa iki ya muri ni secrétaire iwe akavuga yuko agasa nkaho akaza kuri we harejejwe kandi naho hose ni hamwe n'ingeso n'umutima w'umuntu nuba ngo wowe ahubwo n'uburyo wowe uzitwaramo ni kuko hari abantu bari muri Kinyozi bamenye yuko bagiye gukora akazi bagambiriye amafaranga yo gutunga imiryango gutunga ababyeyi of course hakaba abandi bari hariya bage mu office kandi bajanweyo gusa n'abahaye akazi kubera ko babasambanye hari n'abirirwa bazenguruka mu byashara bisanzwe ugasanga bafite ingeso mba abandi bajanywe n'amafaranga ubu nyine byarabaye hari abari mu matorero yego no sabo ba pasiteri bavugwa sibo bahora ku gatuti ejo bundi barabitubwiye aho nasengeye ku cyumweru bari manyaga bavugwa umupasiteri birukanye muri pisiye yari umuntu ukomeye bari baramuhaye office kumwe bamuhaye office akazazana abakobwa hehe muri ya office akabasambanyiramo kugeza igihe bamufatiye yari umuntu ukomeye baramwirukana bamukura muri pisiye yari pasiteri umurevera wo muri pisiye aba ari umuntu ukomeye so ntaho bitabera ntawe utobikorera ahubwo wowe ni muntu ki so rero abantu ntibakajajinge ngo bajajingire ahantu kandi kurya uba wishe abantu ubahambitse isura
itari nziza. Hanyuma Ariko byenda demo, ni ukira. byiza yuko abantu bamenya guha ibintu agaciro kandi bakamenya ahantu bari, donc ku gatuti havugirwe ijambo ry'Imana. Ibindi nari ngiye kongeraho Etienne, ibindi ni amahugurwa. Turasaba amakanisa yacu. Ntuzi ibindi bazabongeraho ibingibi byo kuvuga ngo abantu ngo bagomba kwitwara uku, ni amahugurwa mu makanisa. Haba amahugurwa y'abasore, haba amahugurwa y'abamama, haba amahugurwa y'abapapa, haba amahugurwa nyine y'urubyiruko. Demu ukiri aho arahugura abandi. Amakanisa yacu menshi abayobozi nabo ubwabo nibo bari ba mbere bari bakwiye guhugurwa. Ni amakanisa avuka mu buryo budasobanutse. Ni amakanisa avukira nko kuri ya maudio twumvise. Iyi gitugu n'intambara. Ni amakanisa ari kubyarwa n'imiryango. Ni amakanisa ari kuvuka kubera ko habonetse mwene wabo uri Amerika, uri Canada, uri Australia, habonetse umuterankunga. Ni amakanisa avuka kubera ko uzi kuririmba cyangwa se uzi kubwiriza, ukamubona umuntu ngenda kubakira ikanisa nzakwishurira inzu nzagira gute, ikanisa rigafunguka. Hanyuma icyo gihe hazahugurana. Abaduhugura ntibabuze. Reka nkubwire, hano muri Kenya, sibyo, ndibuka Pasiteri Semuzima yigeze kubwira urubyiruko. Nigeze kuba amahugurwa yabereye kwa Musinga. Kandi n'umuntu tuzi yuko yabishatse kuva kera ashaka guhugura urubyiruko. Ariko hari inshuti y'abana dore gukorana ikiganiro kiraho. Yego. Yarimo bivuga ko yinginga amakanisa kugira ngo aze kubahugurira abana abapasiteri bakanga. Of course, ngahimbwira ico kintu. Hari abantu bakugisha urubyiruko ngo afite ibitabo birenga ibihumbi bingahe bigene byo kwigisha abana. Nivyo yigiye. Ariko amatorero yamwimye umwanya. Impamvu ni yihe? Bwana Demu, reka mbe nk'uguha urugero. Hari umukozi w'Imana, ni umukolege wanjye twiganye. Yigeze kumbwira ngo hari ahantu yakundaga kujya kuvuga ubutumwa. None nyuma yaho nyiri responsable w'iryo kanisa yakundaga kujya kuvugamo ubutumwa. Ateranya ngo inama, avuga ko ngwita kanisa ryiwe cyangwa itorero ryiwe batagomba kuzemerera umuvugabutumwa uwo ari we wese wize cyane, wize teoloji ku rwego rwo hejuru cyangwa umuvugabutumwa wize amashuri menshi. Uwo muntu ntitukongere kumuha ikaze mu itorero ryacu. Iyo nkuru iragenda imugeraho. Nawe urumva yari mu bari gukumira kuko yari mu bantu bamwe bize mu buzima busanzwe bongeraho teoloji kandi akaba nawe ari mumwe wavugaga ubutumwa, ariko yari atangiye gutanga ukuri batashakaga ko bumva, badashaka ko abakristo babo bumva. Icya kabiri, mu bwoko bwacu cyangwa muri societe yacu, reka mbivuge ko abantu bihangane bambabarira, turi mu bwoko busingiza injiji, bukomera amashi injiji, ipumbafu, reka mvuge gutyo, tugasuzugura abanyabwenge bacu. Turi societe idaha agaciro abanyabwenge, turi societe idaha agaciro abakomeye, turi societe idaha agaciro abafite umumaro, tukaba societe ikomera amashi umuntu uzi gusirimba kurusha abandi, umuntu uzi gukura ibiheko, umuntu uzi kugira gute. Ugasanga dogiteri cyangwa se professor, umuntu ku rwego rwa professor muri societe yacu nta gaciro ahabwa, ari muri ba bantu badafite ntacyo bavuze. Ariko umuntu wese ufite agaciro muri societe yacu ni umuntu ufite igiti mwiyobokamana cyane. Hanyuma se abo banyabwenge rero badahabwa agaciro muri societe nibo bari bakwiye guhugura, bazahabwa audience nandi kugira ngo bahugure societe. Nuvuga ngo Etienne, tutarinze kuja kure, hano turi muri utu turere twacu, kavuga yenda nko mu karere ka Umoja ntuyemo, Kayole na za Kasarani n'utundi, nizeye ko hagiye habamo abantu bashobora guhugura ku kintu runaka, sibyo? Hari nigeze kubona muri Harvest umumama ahugura abamama, ndetse jana Kayole atuyano n'umumama atuyano, uko nta bari bamuzi wenyine. Ariko se ugiye guhugura bafite iyo capacity, ndio ashobora guhabwa uwo mwanya, ariko se iyo capacity rwose arayifite kuko n'umumama uri
ari educated ni umuntu wize sibyo ikindi ni umunyabwenge icyo tumuziho n'umumama w'ubwenge usobanutse yahugura naza numva ngo yahugura abamama ngo yewe ngo none ngo ibintu yatubwiye ngo mana we yabaye mushirutsi w'isoni karababwira ukuri karababwira ibintu zabubakira ingo zabo karababwira ibintu zabubakira mu buzima bwabo bagahora bameze neza mu ngo zabo ibo bakabihunga kuranyumva neza ni ukuvuga ngo twebwe hano urubyiruko already hagakwiriye kuba amasemineri y'abagabo bagishaka abagabo bakiri batoya n'abagore babo barahugurwa n'abandi demo n'abandi nabo batarahugurwa nivyo nakubwiye icya kabiri aho ngaho ngiye niho ndi kugaruka mu matorero yacu kenshi usanga abo bantu bafite babahanga abo bantu uvuga bafite iyo full package bogirira abandi umumaro niba atari umuyumbu usirimba niba atari pasiteri nta audience ahabwa hari afatwa nk'umuntu wo hanze kabone nubwo yaba ari mu ikanisa tibaza batumira abantu ze tibaza batumira abavuga butumwa bavuye Rwanda Burundi hehe Buganda abo ngabo uzasanga ari kimwe n'abandi bari hano tibaza batumira ariko tuzi ko twotumira umuntu i Rwanda n'urugero tuzi ko ashobora kuza kuduhugura cyane twebwe nk'urubyiruko tugatanga amafaranga n'imbaraga kumutegera reka mbe nk'uguha urugero rutoya yego twigeze gutumira Dr Ndabaruta yego frere yego ni umuntu ibihugu byiyambaza kujya guhugura ku rwego mpuzamahanga ariko yaje guhugura urubyiruko rwa hano muri Nairobi abantu ba mbere bahita babihunga bakanabirwanya ni abakozi b'Imana kubera ko atari mu murongo w'iyobokamana byenda we ngo ni umufurere niki ariko noneho buriya bumenyi azaniye iyo full package azaniye urubyiruko hano nibo ba mbere bahaguruka kubihunga ndetse no kubirwanya nuko utabimenya ni n'ubujiji bunini cyane kubera ko urugero ibijanye n'imyitwarire n'ibintu byo kugira ngo abantu babe mu buzima butandukanye nk'ubundi bari batuyemo ibyo tubanze tubishire kote wenda n'iyobokamana tubanze tubishire iyo religion iruhande tuvuge ngo cyangwa imyemerere uyu muntu tubanze njewe murebe uno muntu Ndabaruta afite capacité yo guhugura kino kintu yompa buno bwenge yompa bino bintu nka aho ngaho nje ngomba kuja kumwumva kuko nkeneye ntago ari bumbwire Branham cyangwa Frere ibyo nta sibyo namuhamagariye nawe sibyaje kuvuga namuhamagariye hejuru y'imyubakire wenda y'ingo namuhamagaye uburyo abasore tugomba kwitwara gute mu busore bwacu sibyo namuhamagariye ni gute abagabo bakuze tworinda ingo zacu kugira ngo zibashe ni gute muri no si tugezemo si nk'iya kera uranyumva neza icyo nico namuhamagariye nibwo bwenge mubonamo ariko nutangira kumurebera kwa Santiago ni ubujiji bundi ngo rero demo buriya ari umuprofeseri twaganiriye twakoranye ikiganiro hano kuri Mind TV ni pasiteri ikindi kandi mu buzima busanzwe ari mu bagabo bize ari ku rwego rwa maîtrise yo mu Bufaransa yakomeje kuri iryo jambo ryo guhugura tugahugura amahugurwa niyo akenewe ariko aravuga reka mpindukire muri bagenzi banjye b'abapasiteri ninjije barahugura bo batarahugura baratekereza ku mahugurwa iyo capacité ntibayifite bagomba kuyobora abantu mu mwuka n'ubwoba n'iterabwoba noneho ugasanga baba Kristo babaye ibigwingiri baragwingiye ni ikibazo kubera ko abapasiteri dufite reka mvuge ko hari ibyo baduhuguriramo hari n'ibyo bataduhuguriramo baduhugura mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana kutubwiriza no kuja mu ijuru ariko muri vie active ntago bashobora kubera ko birabarenga noneho bimwe byahagera bagatinya bikabicaha reka nguhe urugero rwiza n'ubushize Ndabaruta yabikomojeho turi muri Grandeza avuga ko ubwoko societe cyangwa abakristo aho bava bakajya ku isi cyane cyane muri Afrika nibo ba mbere babaye against impano Imana yaremanye abantu kandi Imana iyo ije kurema umuntu ngo izimuremana impano
muri ya mpano ikabikamo bizagutunga ariko noneho christianism impano yazihinduye icyaha icyaha ugasanga umwana wawe ubutunzi bwose Imana yamuremanye cyane bumuhishemo hanyuma ukamukumira kuba uwo agomba kuba we kuba muri papasi y'Imana yamuremeyemo. Icyo ni ikintu umwana yaje mu kabumbu bagatenga yaje gukina filime ngo yabaye umupagani. Icyo ni ikintu cyagiye kugaragara kuva kera. Ibyo narabikubwiye ngo tuba wenda turi nko mu rundi rwego cyangwa se wenda tuba twararitahinze ariko twaramaze gutegura ibizadutunga wenda ntanari hano kuko nagiye nkubwira abatipe benshi urugero twakinanye bari hanze mu Faransa abandi mu bindi bihugu kandi suko bandushaga ariko wenda jewe kubera ko nakumiriwe baravuga ati wewe ibi zo kwiriga ja mu ikanisa ja gucuranga ja kugira gute barankasa bo donc bituma ibintu byanje nakundaga kuko arizo nakundaga kandi kugeza n'uyu munsi abanyempano benshi bafashwe nk'abanebwe. Ubu nyine noneho nibyo noneho nibo bama amafaranga nibo bakire nibo bavugwa nibo bagira gute tugomba kwaguka ku isi. Abanyempano n'abacuruzi nibo bakire ba mbere ku isi bahari. Ugasanga umunyempano ashobora guhembwa amafaranga y'ukwezi kumwe aruta n'aya perezida w'igihugu nta nubwo tibihura. Ariko ugasanga twebwe abana bacu aravuka bakinjiza korari yava muri korari bakamushingira abahungu n'abakobwa nuko nta mpano nimwe turi kurera kandi kurera biva muri ariya mahugurwa wavuze. Ureba abana bato mukabashira mu matsinda mukabigisha ijambo ry'Imana ariko mukabigisha n'iyi si bariho bakeneye kubaho kandi bizagutunga bikurimo. Hishura impano yawe kurimo umubyeyi yirere itorero umushigikire umuryango muri rusange societe ni muyishigikire baze baduhugure kubera ko Etienne narakubwiye ngo ejo bundi batubwiye umuhungu already yabaye muge muri Amerika n'umutinganyi n'umutinganyi umunyamurenge ngo nibataza ngo bigishe abana bigisha urubyiruko bababwire yuko bino bintu bitigeze bibaho mu bwoko bwacu ari bibi uwo numwe hagiye kuvuka nk'abandi nk'abangahe. Oya none se abana bangahe bamaze dufatire hano muri Kenya gusa tureke kujya Amerika nza numva abishwe n'ibiyobyabwenge ibo ni benshi hano muri Kenya n'abana bangahe bamaze kuraswa suko bangahe bamaze gupfa kubera ko bagiye mu biyobyabwenge bikagera hahandi ababyeyi badakontorora batangiye kwiba. Urumva nk'icyo kintu niyo mpamvu bagomba kuza amahugurwa agomba kubaho kuzaza haba amahugurwa y'urubyiruko kugira ngo babashe kuduhugura twirinde ibintu biri imbere bitari byiza. Oya imico ihari hano hanze noneho baduha umuco neza urubyiruko urwa none ugomba kubaho mu buhe buzima mu buhe buryo. Ahubwo hari n'indi nama kugira byenda abakozi b'Imana cyane cyane n'itsinda ry'abayumbe muri rusange bari bakwiye gukora icyo bita urugendo shuri bagere hahandi bakeka hose ko habera ibyaha nibwo bazamenya abakristo bafite. Ntibave ku gatuti ntibarebere gusa umuntu hariya kubera ko yaje yambaye costume yaje yakenyeye abagore bose batibura ibitugu barebe ko yaririmbye yasirimbye hariya. Nibamanuke muri bezi zitandukanye nibamanuke muri turiya tubari hirya no hino nibagende hirya no hino baje mu mabwate barebe ibihabera barebe abagore bafite abana bafite abagabo barebe abasore n'inkumi bareba abana babo ibyo baba barimo hanyuma bamenye abakristo bafite. Nigeze nko kubivuze ubundi iyo ugiye kureba kuja ni nko kurebera ku cyumweru nigeze bambwiye hari umugabo wabaga igikondo areba uburyo agomba kubwira abana yuko icyaha cyo gusambana ari kibi bataragira igihe cyo gushakwa abura uburyo abibabwiramo. Aravuga ngo reka nkwereke akaza atembereza abana agira umunsi none aravuga ati muze tuje ku bitaro tugure baragura barahabaza modoka bana b'abakobwa n'abahungu
muze tugende akabajana siyashika akabajana hahandi hari abarwayi ba sida hari abarwayi ba sida abana bagerayo bakikanga akavuga ati umuntu umeze gutya kabona umuntu kananutse kahwereye yarapfuye akabereka akavuga ati nitugera mu rugo turaganira bakabaha ibyo burya gufasha ibiki bagera mu rugo bite bariya mwabonye bakamubwira dadi none se bariya babaye iki niki arababwira ati nta kindi kiriya mu busambanyi bakoze bariyandaritse baja gukora sex batarageza batarashaka cyangwa bakaja mu muhanda nk'indaya bakicuruza niko kuriya impamvu mbajana hariya ni ukugira ngo mwirebe nimba ushaka kumera kuriya uzaje muri izo ngeso nimba ushaka kumera mu buzima bwiza undebereho na mama wawe uturebereho ibyo nzoza nkubwira ari byo ariko nimba ushaka amatwi yawe nimba ashaka kutumva ibyo nza nkubwira nk'umuzi hariya niho tuzogusurira nawe twumvisha ukuntu baza batukana baza batubwira ngo natwe twari nkamwe abandi ntiyapfuyemo umureba abana imitima irikanga baratinya ku buryo n'umuhungu kumuvugisha akamubwira ati no nyine kubera ko muri imaje ye hari icyo umubyeyi yamuremyemo abihoramo arabwira ati muba abakristo mwitware neza mwige imana izoguha umugabo mwiza kubera ko witwaye neza ubuzima bwiza ubukire donc uzabaho aho utazicuza utazamera nk'hariya rero ubuharanire n'abariya ntumva ko bicuza kandi izo nyigisho rero urabona nk'iyo message atanze yes itandukanye no guhagarara yawe gatutu ubwira abantu ngo ubusambanyi gira mucyo urabona nk'ico hakeneye amahugurwa rero geste nayo mahugurwa navuga ngo hakeneye amahugurwa ndetse hakeneye n'amahugurwa yo kubwira abantu bitwa ngo nabavuga butumwa kumenya ko hari amagambo agomba kuvugirwa hariya n'atagomba kuvugirwa hariya dem sizi nimba wanyemerera tugasoza kino kiganiro yego baba rero bakunzi ba Men Mind TV reka ndetse bakunzi ba Men Mind TV na Jonathan TV show reka dufate uyu mwanya dushimire Edem Kojo kuri contribution nziza inyigisho ziganisha gusana ibyangiritse bazavuga ngo zebwirwa benshi bikumva bene byo abashumba bari kutwumva ntimukumve ko twabaye against yanyu ahubwo turi gusana hariho ababikora neza hariho ababikora nabi ariko rwose mumenye ko mufite itorero ry'ejo hazoza niba no bana bakari batoya n'urubyiruko ni murube hafi ni mutegura amahugurwa mubanze mubigisha ubuzima bwa none mbere yo kubigisha ubuzima bw'ijuru umuntu namara kwitahura kuri we kuri none azamenya n'uburyo ategura kazoza kiwe ariko nimubwira abantu ijuru batarasobanukirwa n'ibyisi ibyisi bizabagusha benshi tuzabasurira muri ibyo bitaro abandi bazagera kuri rwa rwego n'umubyeyi adashobora kuba yabagarura kandi utangiye kugenda mu ngeso zitari nziza dore ko n'itorero ritazari mwegera nimubegere mukibafite nimubagira inama bakiri mu maboko yanyu nimubahugura bakiri mu maboko yanyu nimubagira inshuti nimubona nuriya wateshutse uri kujya mu bidakwiriye uri kuva mu murongo w'itorero nimureke kumuhunga nimurushirizeho kumwegera nimurushirizeho kumugira inshuti nimurushirizeho kumubwira amagambo meza nabegera nabumva natabahunga kumugarura bizoroha ariko nimumuhutaza muzamubura itorero rimutakaze n'umuryango imutakaze rero bakunzi bacu ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane namwe ariko kandi uba bitarakora subscribe kanda kugira ngo igihe cyose haje ibiganiro nk'ibi byubaka bize bikugereraho igihe amahoro y'Imana abane namwe sana